One, kurekura Virgil van Dijk birasa nka kwemera icyaha ku ngoma ya Richard na Arne Slot. Kurekura Virgil van Dijk birahindura ibintu byinshi mu gitereko. One, barabare kwimuza mwazamu aragenda muri Sama, barabare ku Virgil van Dijk no araza kuba agiye, baraza kurekura Robertson niba ari byakunda n'undi nabaze aze kuba yagiye, bariko abana bakinyi barimo babadane neza. Bivuze ko nango nahita ntekereza ko Arne Slot yutangira Liverpool nshya ishobora kuzamara wenda imyaka myinshi, ariko mu gihe yabagiye. Ariko amakuru nyakuye muri feature gesiyo ntago ugiyemera. Ariko uzi inkuru kuri details y'igitangazamakuru bakubwira ko harimo ngo rumors na speculation biri muri details y'igitangazamakuru. Ariko one mango suppose ko yagiye izaba ari bro ihamba, ariko bishobora kuzatuma wenda Liverpool yongera kuri setting muri bushyashya ikubaka wenda project y'imyaka nk'itandatu 8 iri imbere. Frank ari cyo navuze ushobora no kureba ukumva kandi ukabona ko gifite impamvu. Umupira w'amaguru kuntu wubakwa, kubaka project yo gutsinda ku mupira w'amaguru igira igihe cyo gutangira ikagera n'igihe cyo kurangira. Birasa naho project witwa Jurgen Klopp yubatse mu kuri uyu kuri ko ari umwaka wabo wa nyuma, ndetse na Frank ni rero twagiye tunavuga tutari ko gusoka kwa Klopp muri Liverpool iteye itya na competition ari habona kagenda agaragaza ko avuga ko ananiwe. Bishobora kenshi bishobora byashingira ku bijya ari habona indani. Twakigarutse icyo kintu cyane ku bijya ari habona indani kare abamutwaye aba Van Dijk aba Arsene Becker ba Monsara n'abandi ba talent amasezerano abana ari ku situation indani, umutoza wungirije akagenda gushaka gukomeza equipe kurushaho. Mbese situation indani muri Liverpool ikaba yaratumye biranavuga rwose kandi bishobora kuba birafite n'amahirwe menshi mu gutuma Klopp afata icyemezo y'ubanga. Ariko nanjye nasohoka nkagenda afashe icyemezo nk'uko bino binyamakuru bivuga, reka tuve ko ibyo biriho byandika ari byo, ariko afashe icyemezo cyo kugenda bihuza n'izo nkuru twumvise muri Liverpool na mbere ko Klopp agenda n'impamvu yo kugenda kwe n'aba bakinnyi bandi tubona muri Liverpool ibyabo utamenye ibyo ari byo, no kuba wabaka ikigano cyabo mu by'ukuri kiri kurangira harimo kubaka ikigano gishya. Birasa naho ibintu byinshi ushaka ko ubumbira mu by'ukuri ukatuganira ukatuga kuri ingingo cyane. Ngira ngo wenda byo Augustin Mukanya gatora ari kuvuga yuko wenda hari sources zimwe na zimwe utagomba kwizanira ku ijana, ariko nyemera ko n'ikivugwa cyangwa se n'inkuru ya nyayo rimwe n'imwe iva no mu bihuha nta wamenya, kuko ngira ngo uretse n'iyo nkundura imaze n'igihe cyose cyane bakadira mu ikipe ya Liverpool yabo kapiteni wa Van Dijk ugafata Mohamed Salah ndetse na Trent Alexander-Arnold, twemeranya yuko byanga bikunda even if niyo hajyana n'abasigara cyangwa se n'usigara, ariko byanga bikunda hari abinkundura izajyana eda yabo umwe cyangwa se babiri cyangwa se bose bakanagenda. Ariko yani kimwe nuko byose uyu kumwaka utakongera kubona bose ari batatu byagorana cyane mu ikipe ya Liverpool. Nge Van Dijk ko yagenda mu ikipe kuko asuka mu ikipe ya Liverpool kano kanya ndundi umurongo kireka ko tutabyemera twese. Uyu musemera ko umurongo Liverpool irimo no Van Dijk arimo, nakemera ko Liverpool yabikeneye Van Dijk kwezi ko Van Dijk abikeneye uyu munsi wa none. Haza factor nk'ejo tunashingiraho. Icyambe Van Dijk nk'umuntu nk'umukinnyi afite willingness cyo gutagetinga muri future hazaza muri career y'umupira w'amaguru, icyo ni cyambere. Ashobora kuvuga ko uyu munsi mu ikipe ya Liverpool wenda icyo ari wenda atagetinga cyambere either mu cyakubakiro career mu byo ndabura nk'umukinnyi mu kibuga bitewe nuko ikipe wenda kandi wenda umurongo irimo. Uvuze neza ati igenda rya Jurgen Klopp byanga bikunda byinshi bizasenya, ariko no kugira ngo byubake Liverpool nziza mu myaka y'indiri imbere. Of course ibyo nk'umukinnyi arabireba akavuga ati se wundi waramba ahantu byo byamfasha iki mu yindi myaka y'indi n'uwatwara n'ibyo bikombe birareka ko nabibona kandi bikaza mu gihe gito, kuko ageze ingarage 3 cyo kikaba kimwe cya kabiri. Ese mbonye ndi opportunity nkuko nabonye icyo kimwe kumukanya ngo tumaze kuvuga cya fofofo cyavuze ko ni opportunity yaba yabonye we nk'umuntu atarejectinga nkawe imyaka 34 attention n'imyaka umuntu abatangiye kugeramo yadesida neza kubanga amasazi urange meza yaba yahe. Ese aramutse abonye offer yatuma iyo myaka yindi iri imbere yakina upere ko none kwiteganya n'amafaranga meza cyane yonda yazamutunga mu gihe kiri imbere byo najyo kabikwesoninga. Nkabangu uyu munsi wa none ngiye kuba Van Dijk yava mu ikipe ya Liverpool nayifata nkayesheka ku buyobozi bw'ikipe ya Liverpool mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bubiri, kubera ko sinjya nemera umupira w'amaguru yuko nugiye kugikiwa icyagano cyakubaka hari ibyo ugiye unashingiyeho muri details zimwe na zimwe cyangwa se ntoya. Kumbwira ngo uri Arne Slot uri Richard Hughes ibyo Klopp yubatse mu myaka ingahe itambutse ishize uyu munsi wa none muri gutagatinga Liverpool yabikomeye indi myaka cyangwa 10 iri imbere
turi kubona yuko niyo Manchester imaze imyaka itwaye muri Premier League itangiye kugiza izo ntege nkeya nayo igomba kuregurupa ku isoko cyangwa se muri myaka iri imbere ahubwo kugira ngo uyu munsi wa none uvuga uti se uwafatirana bino bihe n'abakonkera cyangwa se nabo duhangane mu gihugu cy'Ubwongereza nabo batamerewe neza 100%. Niyo Chelsea yacyafite nicyo guhuza ikirimo Manchester yarwaye iyo City imaze imyaka itwaye nayo ifite byinshi kubanza gushyira ku murongo bitewe na situation barimo nkabona yuko ngewe byakabaye byiza yuko hari abakinnyi na bamwe amaze imyaka tweme ikipe Liverpool babiri cyangwa se umwe wasigaramo wakabereye musingi wo kujyana n'abandi bazaza basanga abandi bahari nyina bagize no kwisikse icyo ndashaka no gutagenda umwaka utaha. Klopp agenda bikavugwa ko nk'umuntu wari indani muri administration cyangwa se mu buyobozi bwabashaga kureba irimo indani yarebaga hazaza ha success ho kongera gukomera kwa Liverpool akabona bimuteye ikibazo bikavugwa ko ari imwe mu mpamvu zatumye agenda. Ibi byaba ari ibimenyetso twatangiye kubona by'uburyo Liverpool kwitwara ko n'abakiri bayo bahari ndetse birashoboka ko cyaba ari kirangano gishya batubwire ko bakano byaba ari ibimenyetso twatangiye kubona mu by'ukuri by'ibyo byavugwaga ko Liverpool yahazaza kuri abakinnyi bahari bishoboka ko bashaka kugenda ahubwo ntibyita gutsindwa kwa Klopp yarabarise mango Klopp yabahayiseze mango ariko umutoza wubatse groupe akayigusigira byibuze buri mukinya asigaza amezi 15 cyangwa 18 nje mbyita fair ko one niwo mudira mwiza niwe wabazanye niwe uzi ko bastabiliza niwe ugomba kubafasha uko Arne Slot na Richard warugarutse muri equipe n'undi babadiringa birasa nkaho bigoye kurenza uko Klopp yasigaye yarabadirinze byari birize ko bakira kw'icyo kiragano one niko ngo Klopp nkeka ko mu minsi ya nyuma yashidutse ibintu byararenze igaruriro ahubwo akaba umunyabwenge akagenda akirika mango akagenda ikipe itaramupfana kuko yarateye mango one igihugu cyo cyashoboye byari kimwe byari kwenda batwara Premier League akoshize ariko yaramuga one muri iki gihe ikipe irimo ikindi kongera gustabiliza akayigira Liverpool equipe ihambaye ayo akoze retushe yego abanyabwenge rero akenshi buyo muna we ngo ngayira energy ari message atanga umuntu akarosa ati nyine energy zashize ariko umuntu yasura ngo nyine makoresho agenda niyo icyambere kubona kimatangira amasezerano one kurekura Virgil van Dijk birasa nka kwemera icyaha ko ngoma ya Richard na Arne Slot kurekura Virgil van Dijk birahindura ibintu byinshi mu gitereko one barabare kwimuza mwazamaragena muri Sama barabare ku Virgil van Dijk no araza kuba agiye baraza kurekura Robertson niba ari byakunda nundi nabaze aze kuba yagiye bariko abana bakinnyi barimo babadane neza bivuze ko nango nahita ntekereza ko Arne Slot yutangira Liverpool nshya ishobora kuzamara wenda imyaka myinshi ariko mu gihe yabagiye ariko amakuru nyakuye muri feature cyageze yo nta